mu gihugu urumva nibaza nagiye safari basa twazi ko n'umushoferi basi uza kuki hari imodoka nijye kuzana Dar es Salaam sawa ibyo ni ibyawe noneho jewe ndagumye ndiringe nabo ndebe umuntu ma kuri polisi menye ukuntu affaire imeze niyo nanagama akantu bikarangira. Musimame kumuri kubitinza nanjye sinjye mwana wanjye n'ubushobozi bukeya mukomeza kumutinza bishobora kuba bibi gute muri iyi viza mutagira mituweli reka muganga ndabizi ko mituweli ari ingirakamaro pe nagerageje inshuro nyinshi ngo nyishyure najya kugwiza amafaranga akaba yongera avuyeho mu rugo ntihabura utubazo ubundi mu byo umuhungu wanjye akayakorera akayazana ejo nawe ngiye kwishyura nkabona abana bagiye kurara nkakuraho duke bakarya. Mama mituweli ntabwo ari amafaranga menshi wakagombye gukora ibintu byose ubanje gukorera mituweli ubu nk'ubu umwana ntabwo yabigeze hano tuba twaramuhuye umwana yaratashye birumvikana pe nanjye bimpaye isomo ntabwo nzongera ni mu mubare mumfashe mu nankope pe nakora nahingira n'abantu sinabura n'uwongera kumezera mu nkope mumvurire umwana ubutaha ntabwo bizongera. umwana ntabwo twanze kumuvura ahubwo ikibazo ni iyo miti tuyifite hano twayimutera ariko natwe bisaba kubitumiza ntabwo nzi icyo nkora pe nanjye nabuze icyo nkora nabuze ishinge na rugero. kuvuga ngo uyu mwana afite ikibazo cyo kuba yakubwira mu mutwe nibisaba kumucisha mu cyuma nabwo amafaranga ariyongera kandi uko mutinza kuyishyura niko umwana ajya muri risike ndende ushobora kuzafatira nabwo birimo birarangira ni ukugerageza ayo mafaranga mukayashaka hakiri kare kuko mwazashirika umwana arimo arapfa nanjye sinjye ushimiye ko umwana wanjye amera atya sinjye ushimiye umwana wanjye ko aryamanga nta bufasha ari kubona ndavugisha musaza wanjye urangurira nanjye rwose sinishimiye ko umwana wanjye aryamanga nta muti ari kubona pe nakubeshye mugabo n'udufaranga duke nari mfite nitwo turiya mwabonye twatanze tukigera ahangaha. none se wa muhungu mwazanye ubushize se umwana wawe? yego n'umuhungu wawe ese ko mutazanye genda yagashatse no kugenda gushaka akazi gushaka uburyo twinjira umwana ntabwo atagize pe ni umuyede aragenda agakora ikiyede utwo akoreye aratunzanira ntabwo batagize umwana wanjye ntacyo namushinja aho kugira ngo agwize ari amafaranga yose ntabwo ari ibintu byoroshye ko 500 ari kubananira kuko umwana ariko agenda ajya muri risike ndende kandi uko risike ikomera niko amafaranga aziyongera ubu urumva nimutabona ayo ngayo muzashiduka ahubwo ari arenze 500 ubu nanjye nta bushobozi mfite bwo kuba namufasha usibye kuba mwatumiza iyo miti nanjye nkakora ibyo nshinzwe nkabafasha imiti se ndayituka ikikora ikigerageza imana yamba inashoboye koko uragenda umugerageze rwose uragenda mugerageze kuko nanjye nta kindi kintu nakora gerageza
mana yanjye kuko nderekera he muga nderekera he ndabwira ndeka mama nta kintu nabafasha umwana wanjye azize ubukene bwa nyina ko ubu njye icyo mbafasha ni kuba baba mwazana ibyo babatumye bakazana imiti tukamuvura dufite ubushobozi twajya tubavurira umuntu ariko ntabwo ibi bitaro bibyemera ndaje mpamagare musaza we ndebe ko hari icyo yabonye ndebe ko hari icyo twakora kuko umuntu ubikoze vuba twagerageza tukamufatirana umwana hakiri kare reka nkurikirane abandi barwayi urakoze mana kubera iki twiciwemo ibi bintu kuko bikaba amafaranga ubu ndayakurahe kuko sinzi uburyo buze kubigenza sawa ufite ikihe kibazo mabuja nta kibazo mfite ntabwo uza mu nda afite ikibazo jya uzane intebe nicaye uzane n'iyawe tuvugane nta kibazo reka gutunganya iyawe si iriho ntabwo yicara nta kibazo okay ikihe kibazo mabuja mfite ikibazo gikomeye gusa nyine ntekereza ko nta kintu mwagihinduraho ntekereza ko nta kindi kintu mwagihinduraho pe ni ikihe kibazo wumva nta kintu nahinduraho urabizi ko nta kintu nagukorera ariko ntuzi ko nta kintu kuko ndabizi ko ukwezi kwanjye kutarashira nta mafaranga mushobora kumpereza kandi ko nshaka amafaranga arengeje n'ayo mu memba hano urumva nyine mfite ikibazo kandi gikomeye cyane sawa urabizi nkubwiye nta kintu nagukorera ushaka amafaranga yawe ufite ikihe kibazo bite mabuja mfite ikibazo mfite mushiki wanjye mutoya baramugonze rero biba ngombwa yuko kwa muganga badusaba amafaranga menshi usaba amafaranga yawe nyine badusabye amafaranga 500 kandi arabizi ko n'ukwezi kwanjye kutarashira na kumwe aho ntekereza amafaranga 40,000 mu memba hano n'500 igihe bizuzurira mushiki wanjye zameze nabi cyane kandi ubyumve cyane byumva birakomeye sibyo yego kandi 500 ni menshi ntabwo napfa kuyabona aka kanya sibyo mabuja namwe ndabizi nyine ntabwo nshaka kubabera umutwaro wenda ndiyira oya sa ntabwo wambera umutwaro sibyo kandi nakubwiye nta kintu nagukorera aka kanya rero biragoye ko nabona 500 sibyo yego ariko ndagerageza nkakubonera 200 sibyo mabuja mbona 200 njyewe uzi ko bigutunguye nyine 200 nzabyishyura mu gihe kingana iki oya ntabwo ari ideni ngenda gushakira 200 basi wowe yifashisha yo nkomeze nshaka n'indi ko nyabona oya ndikumva bitumvikana ibiki bitumvikana samu mabuja ndikumva nyine ndikumva bindenze ibiki se ukamereza 200 njyewe nta kwezi na kumwe nakora karame igihe cyose wajya wumva ufite ikibazo Yego. uzongera nta kibazo gusa sibyo yego ubufasha bwose nzagenda ngo ukaguma hagati yanjye nawe mabuja kubizi ko ntabwo kumfashije nshaka ko umugwanyi azabimenya ko nguha amafaranga cyangwa se ngo ufasha mu bintu ibyo aribyo byose yego gusa 200 ni menshi nuko rero mfite aka kanya sibyo mabuja 200 n'ibihumbi 40 n'imembwa urumva
nyine ni ibifaranga byinshi cyane, ni ibifaranga byinshi cyane kandi nyine ni ukuri urakoze ndagushimiye. Samaguruka. Mabura ni ukuri. Usigize umusanga upfukamya. Urumva ko ni ukuri cyeka hari ikindi kintu nakora pe ndagushimiye. Sawa. Icyo uzakora uzakimenya nyuma. Haguruka. Gusa byaka kanya nta kindi sibyo mandi kugufasha. Nyine ndumva bindenze. Gabasa guruka tajya umusanga upfukamya. Mabura nyine urakoze pe. Urakoze. Oya bise ako nakantu gatoya sibyo. Kandi ruzongeye kujya wigunga hano. Niba ugize ikibazo runaka uza umbwire turebe ko hari icyo twagikora. Nyine natekerezaga ahantu numva nahera nza kubabwira ibibazo byanjye. Jya wisanzura ngewe ujye umbwira icyo ushaka mbashije kugikora igikora. Okay. Biroroshye. Usikagira ngo ni nka miliyoni umuntu agwaye. Bitewe n'ikibazo numva mfite. Sha nyine ahubwo ni miliyari. Ni nka miliyari mbonye. Oya ntacyo kandi iyo habe mu buzima bw'umuntu bari ikintu gikomeye. Yego. Gusa ntukajya uninda sibyo. Jya wisanzura kuri ngewe umbwire nta kibazo. Yego. Gusa nk'uko nabikubwiye nta muntu ushaka kujya bimenya. Even na biju. Ni ukuri kw'Imana ntabwo nta wundi muntu nabibwira. Biraguma hagati yanjye nawe kandi gusa nyine ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Oya nta kibazo. Ntacyo bitwaye sibyo. Yego. Ntacyo kandi sinzongera kubona wigunze hano hanze. Sha ntabwo nzabyongera mu kuri. Ntacyo nuko mane kwitekereza gusa. Uri gutekereza kuri iki se ku buryo uza kwigunga hano wenyine? Bijuru urabona nyine twese tubayeho ubuzima butandukanye. Nyine we nuko kubyuka hano kwa mukuru wawe kikajya mu masomo yawe ibindi byose bikarangira. Ariko nyine ntabwo nishimye mu ruhande rumwe. Ariko no ku rundi ruhande mba nishimye nyine kuba mba nyihumeka umwuka bazima. Ni sawa wabaye icyo ufite icyo kibazo? Ko numva ufite amaganya menshi. Mu rwari icyo bagukoze? Aya nta kibazo mfite. Ikibazo ni iki? Nta kibazo mfite pe. Nyine ikibazo ni iki nsobanura ntabwo Bijuru ati tukabyibana n'ubundi ko nta kintu nyine ufite. Oya nagufasha mbwira ikibazo ufite. Basi ndakwinginze. Bijuru uri umunyeshuri? Yego. Hari akazi ufite? Ntabwo. None se ikibazo cyanjye gitinye amafaranga. Urambwira ngo amafaranga urayakuye kandi uzi ko uri umunyeshuri. Uya nagufasha ndi umunyeshuri ariko hano ni nk'iwacu. Nubwo ariko umuvandimwe wanjye ariko ni nk'iwacu. Ni nk'iwanyu ariko urakuraho amafaranga yenye. Oya amafaranga yo ntabwo nayabura. Nizera amafaranga ntabwo ahubwo mbwira ufite iki kibazo. Reka tubyiyoreye mwana. Samo ndakwinginze mbwira. Basi mbabarira. Okay nakubabariye byarangiye. Nta nyine mbwira nagufasha ukeneye amafaranga. Wanyumvishe nta kibazo. Ukeneye amafaranga ngahe nyine? Nta kibazo gihari. Nta amafaranga ngeneye. Oya mbwira kandi wambwiye ko ufite ikibazo gikeneye amafaranga. Reka ngize ubukwe. Nese muri famille yiwanyu hari ikibazo cyavutse? Ubu tuvugana. Mushiki wanjye kwa muganga. Rero mu kanya dogiteri amaze kumumagara. Ambwira yuko bakeneye amafaranga 500 kugira ngo bamugurire imiti. Yego. Rero ndi gutekereza amafaranga mfite n'amafaranga bari kunsaba numva n'amafaranga ari hejuru. Ibyo birabiganijeho sister? Aya ntabwo najya kumuganirizaho. Rero mubwire ukuntu ugiye kugenda. Ngiye kwigomwa niyeranje. Sawuri umwana mwiza witwara neza hano mugo kandi nta kibazo nge ngirana nawe. Nta kuri telefone mfite 200 sibyo? 200? Ngiye kuba mbiguhaye none ibyo turasabibura. Aya urebe ukuntu uganirize mabuza nawe agufasha. Icyo ni ikibazo rega cyane. Nyine banzu nyumve nawe sibyo. Utagenda ugakoresha amafaranga yiwanyu. Cyangwa ejo bundi nayanjye ku giti cyane ufite ikibazo. Wanyumvishe. Ngiye nshaka kugufasha nta kibi nshaka kuzana mu mwana wanje nawe. Nuko nshaka kugufasha nta kindi gihari. 200 we biguturutseho? Ya 200. Iregura nk'umuvandimwe wanjye. Ndetse tubana mu rugo simbiza.
uyu nk'umuvandimwe wanjye ntabwo byambuza kugufasha sibyo tubana neza se tubana neza ariko 200 kuri biju nk'umunyeshuri ndi umunyeshuri ko njya mbona uturaka rimwe na rimwe njya mbona uturaka nyine uri kumva amafaranga niho mba nayakuye muri ntabwo mba nayibye ahubwo ntuze nimero yakoresha yakohereza sibyo basi witekereza byinshi nakwinginze hano muri iyi si duhura n'ibibazo sibyo turabizi kandi tuba tugomba gufasha ejo nawe wamfasha nakwatsa ubufasha kuba ndi hano ku muvandimwe wanjye si uko nihagije nanjye nagukenerereka kugufasha rero ni inshingano zanjye kankomere sibyo nta kibazo kandi nyine wihangane nimero ngizo biju niyo ndagushimiye ugasara ni ukuri ntabwo tubana nabi bakeya ntabwo tujya tubana nabi hano mu rugo ugerageza kwitwara neza wubaha buri imwe nyine uca bugufi nkunda ukuntu uca bugufi cyane ni umwana mwiza byatari kijya kimbabaza nuko yengeye mukungu mukuru mu rugo akaba nanjye mukuru mu rugo akaba nta papa tugira wenda papa yeza kuba hari nubwo uri kwirukanka muri ibi bintu cyane kuri hangana ese ko ibyo ari ibibazo bibaho nyine ejo urabura umuntu ejo n'undi akamubura ibyo ni ibibazo duhura nabyo ku isi jya ukomera kandi wihangane ufite inshuti ufite abavandimwe mu rugo nyine tugufata nk'umuvandimwe nubwo uri umukozi ariko ujye utwisangamo utuganirize none special njyewe ndetse none tutajya kungana ubu ufite ikibazo runaka ntago wambwira ngo mufashe cyangwa nkugire inama cyangwa njyewe nyifite ntago nabikubwira nese gute wajya wihererana ibibazo mbwira ukuntu wajya wihererana ibibazo wenyine ntubitindo sibyo nyine tu kandi byombi we kuri hano hasi ibyo arimo wabirangiye nabisoje hanyuma uhagaze hano mu marike nari nsanze Samu yicaye hano nibirwa ikibazo afite ikibazo afite kirakureba wowe kirakureba nese si umuntu wo mu rugo sister si umuntu wo mu rugo so birakureba wowe none se si umwana uba mu rugo bivumva mubwire nega amatwi sibyo bibu bwa mbere n'ubwa nyuma nsanga uri gukora ubusa na Samu hano kwiga nicyo kintu ugomba gukora cyonyine uvuga ngo nza n'umukozi wawe ikibazo cyari kihe ariko nabirangije ikibazo cyari kimwe ngo nza n'umukozi ntago amafaranga ushyira ngo ujye kwiga rero mba nabuze nyashyira sibyo ntago mba nabuze ibindi nyashyiramo wanyumvise wowe ucanga ibyo ugomba gukora birangije aya si imyenda mbonye irunze hariya ibyo mba arubwo byogeje wicana muri mu busa gusa wageze ku muhanda uturundi nkawe kende kubikora yo bwa mbere ngo nsanga mu mafuti nkayo mwumvise ntega amatwi witonze uri kumva nkubona ungana gutyo ngo ugire ngo ubagezeho aho umuntu atavuga uri kugana iki n'abakozi ni ukuri niko nari musanze hano ntacyo twavugana wari uhagaze gusa ntacyo uvuga musitandiri nicaye hano ndamubaza yabaye icyo afite icyo kibazo hanyuma ibibazo Ese afite ko mubaza ikibazo afite ibibazo umukozi afite birakureba aragukorera se aragukorera tubana ariko mu rugo rwande rwawe exactly mu rugo rwanjye bivuze ngo niba nkubwiye ngo sinshaka kubana n'umukozi simbishaka nyine uzi ikintu ukuntu bizagenda ubutani nongera gusanga muri kumwe uzaba umwirukanishije ko azatamvira mu rugo ntabwo nazanye umukozi hano wagerwa bavugana nawe ubuntu bw'amafuti wajya umenya na level iriho ariko ni ukuri ntabwo nzongera biba ubwa mbere n'ubwa nyuma biju ubwa mbere n'ubwa nyuma kuko indi nshuro ntabwo nzabyihanganira uri kumva kuko we naho ntabwo ushyira umuntu wanjye naho nakujugunya ariko uriya namusubiza iwabo akamvira mu rugo akagenda uri kumva wowe n'umukozi muri ku rwego rutandukanye uri kubyumva ariko nawe ni umuntu ntabwo ngize ngo atari umuntu ariko nyine nese ubona ari kumusanga yigunze hano nkubaze uri kumva
kadasiteri ni nyakatsi byose si amazu ariko n'amazu atari nubatse kimwe wumvise kuba mwembi muri abantu ntabwo bivuga ko muri kuri level imwe wabyumvise none se sita nta none se nshaka wabyumvise ndi kuvuga Bijou ntuzanzamurire kamere sibyo ntabwo nzongera urabizi nawe izamutse uko bigenda ntabwo nzongera wese warusotse ugiye warusotse ugiye nari nsohotse nyine ndi gufata akayaga gato akayaga bagafata numvaga hari kumba niyo mpamvu nari nsohotse reka nje kuba ndi gutembera hano gatoya wabona niyo mpamvu wasabye umukozi kugira ngo ugerwe wirukanka warusotse kuki gipangu imbere hadasakaye ngo ntago umuyaga winjira warusotse mu muhanda ugiye ubushanirwe mu gipangu hanyuma mu muhanda bwo waryo ukora iki mu muhanda bwo waryo hehe ni hano imbere y'igipangu nta handi nari ngiye n'ukuri ko icyo utanyizera Bijou nkubwire ngo uhamagaye kangahe ni ukuri ntabwo nzongera kuba nari ngiye hanze y'igipangu gatoya nibyo byakora akazi si twiyunze uyunze nawe mana gusa ibindi byose byo nabyihanganira kwirwa ugendetsoke ariko we n'umukozi we ya